yaragiye anzanira kado y'igitangaza ntigeze mbona mu buzima bwanjye igihe twari tumaranye mu myaka 23 twari tumaranye nari ntarabona kado nk'iyo. Kuwa kane ninjoro avuye mu kazi yasenze amasengesho menshi, ntabwo yasengaga kumwe kw'abarokore bavuga cyane, yavugaga gake ariko akavuga amasengesho menshi, arasenga mutega amatwi numva amasengesho ari gusenga, ndavuga nti ariko uyu mugabo noneho ko ari gusenga amasengesho nk'ayo wenda gutaha, ariko ndabyihorera. Turakorana kuwa gatandatu papa nagiye kumva numva arampamagaye, mpindukiye nsanga turi mu kazi, narahindukiye nsanga papa yabaye stakari kli, ameze nk'umuntu uri gusamba pe. Nongeye unda nimugeraho nahise nkora first aid, ubutabazi bw'ibanze, ndapushinga umutima mu amazi, twarfani yari tumwegereza umuyaga, ngiye kubura mbona papa arapfuye bireba mu maso yanjye. Nongeye kubera ko papa yari yaranyigishije kwihangana, njye narabirebye nanga kwanzura, nkakomeza mpushinga umutima, ariko bari guhamagara imodoka ihageze, n'ubundi twagize mu modoka, n'ubundi byari byarangiye, ariko njye numvaga nibugere kwa muganga basi hari ikintu kirakorwa. Mbambwiye mu rugo mama, ni video mbi nabonye. Mama ndamubwira, ariko ndamubwira ati papa nta kibazo afite, tugiye kwa muganga. Ubwo ngubwo nanjye niko nahise ngenda nirukanka nsanga bamujyanye kuri Horebu. Ngeze kuri Horebu itambona umuganga mukuye kandi gapima umutima, aravuga ngo mumujyane kwa Nyirinkwaya, nibyo bitaro bikuru byabafasha. Abaturanyi bo barabizi ubukwe bwahoraga muri ruriya rugo, hahoraga amakwe, ndetse hari igihe twagiraga isoni zo gutumira kuko hahoraga amakwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utagira aho aba, umuntu wese utagira kirengera, ruriya rugo nirwo yaruhukiragamo. Hari akantu Chantal avuze vuye hano, Papa Regis yari se w'imfubyi. Icyo yari atarakora amenya ko hari kuba umugabo wapfakazi, ariko yari se w'imfubyi. Ibyo byo menya ari Yesu wigira wenyine. Rero icyo nababwira mwabana, nkuko se yari intwari, yari umugabo, namwe mu intwari mu babagabo, kandi nkuko se yumviraga Imana, namwe mwumvira Imana. Nta wundi muntu wasimbura so uhari, uwo ari we wese ntaho uzambona, ariko Uwiteka ni byose kuri twese.
ya byose mbanje gushima Imana yo nyir'ubugingo nyir'ubuzima nihabwa icyubahiro. Nshimye Imana cyane, nshimye abantu, ndumva nkomeye, ndumva nubwo umubiri unaniwe ariko umutima wanjye uranezerewe, unejejwe n'ibintu bibiri. Unejejwe n'uburyo mwantabaye, mwadutabaye, ndumva nishimye, ndumva nezerewe. Imana ibaha umugisha mwinshi, ndumva rwose umutima wanjye unezerewe cyane. Ikindi cya kabiri kinejeje umutima nuko umutware wanjye yatabarutse amahoro, kandi nkaba mfite ibimenyetso birenga kimwe yuko ijuru ryamwakiriye. Yesu niwe wavuze, abonye urupfu rumusatiriye aravuga ngo umutima uremeye ariko umubiri urananiwe. Nanjye umutima uranezera ariko umubiri nyine urananiwe. Namwe murabyumva ko kubura umutware mwabanaga umunsi ku wundi, agufasha kurera abana mwabonye mfite batoya n'abakuru, ntabwo umuntu yapfa kubyakira, ariko Yesu nzi ko turi kumwe. Muri ibyo ibintu nshaka kubabwira by'ibimenyetso birenga kimwe cyangwa bibiri binyemeza ko umutware wanjye yabonye ijuru. Ubundi mu buzima bwacu twabanye tumaranye imyaka 24, kuko umwana wacu w'imfura afite imyaka 23. Umuyobozi w'umuryango ntabwo yababwiye ko yabatirijwe ahangaha muri 2014 mu kwezi kwa 12 itariki 13 niho yakiriye agakiza. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi nubwo umuntu agenda ahura n'ibigeragezo, akagenda ahura n'intambara, ariko yatabarutse amahoro ari kumwe na Yesu. Ubuzima bwacu bwagiye buturanga bwari ubuzima bwo gusabana imbabazi cyane. Yari umutware uzi gusaba imbabazi, yari umugabo uzi guca bugufi, uzi kubana n'abantu, uzi kwihangana, ukunda abana, agakunda umuryango, agakunda abantu bose. Imana mwakire mu bayo, tugakomezanya mu kazi twakoranaga, mu kazi kare kadutunze ka buri munsi. Kandi yari umugabo uzi gukora cyane. Iyo yabaga ari mu kazi, nta kintu n'iki kimwe washoboraga kumubwira ngo ave mu kazi yabo cye. Yakundaga akazi cyane, aharanira iterambere cyane. Hanyuma ansaba imbabazi, arongera asubirayo, arongera arankosereza. Ndamubwira nti rwose ibi bintu byo guhora ukosa ntabwo mbikunze. Igitangaza cy'Imana ko abayo yabamenye kera kandi ariyo nyir'ubugingo. Mu minsi nk'ingahe mbere yuko dutangira icyunamo, yansabye imbabazi cyane, arambwira ati ndashaka kuguha ikimenyetso cy'uko ntazongera kukubabaza. Yaragiye anzanira kado y'igitangaza ntigeze mbona mu buzima bwanjye.
igihe twari tumaranye mu myaka 23 twari tumaranye nari ntarabona kado nk'iyo. Kado yashimishije umutima wanjye, arambwira ati kado nguhaye ni ikimenyetso kikwereka ko ntazongera kukubabaza no kuguhemukira. Oya reka mpagarare. Kandi koko ntabwo yongeye kumbabaza, ntabwo yongeye kumbabaza. Icyo nicyo kintu cya mbere cyanyeretse ko Papa Regis atashye ijuru, umuntu ushobora gusaba imbabazi gutyo. Ikindi cya kabiri, yahise atangira gusenga cyane. Kuwa gatatu akajya mu Gakinjiro, ku cyumweru yaba ataje aha akajya i Remera, akunda gusenga cyane. Kuwa kane ninjoro avuye mu kazi yasenze amasengesho menshi. Ntabwo yasengaga kumwe kw'abarokore bavuga cyane, yavugaga gake ariko akavuga amasengesho menshi. Arasenga, mutega amatwi numva amasengesho ari gusenga, ndavuga nti ariko uyu mugabo noneho ko ari gusenga amasengesho nk'ayo wenda gutaha, ariko ndabyihorera. Kuwa gatanu numva hari umunsi wa konji, njya mu kazi, aza kunsangayo, ndamubwira rero jyewe ngiye gusenga. Numvaga nshaka kujya gusenga, numvaga mfite umutima w'ubwoba, naramukanye ubwoba bwinshi nkibaza ariko kuki umutima wanjye uri kunsimbukamo. Ndavuga nti reka njye gusenga, nza hano ndasenga. Amateraniro arangiye numva sinyuzwe, njya hano muri jaride ndasenga. Umukozi w'Imana arambwira ati wa mubyeyi we saba imbaraga. Ndasenga, ndavuga nti ni kwa kundi abakristo bahura n'ibigeragezo n'ibisanzwe, ariko nsaba imbaraga. Ndavuga nti reka nsaba imbaraga kuko Imana ibimbwiye, nsaba imbaraga nyinshi, ndazisaba, ndasenga, nsaba imbaraga, sengera umuryango wanjye, ndataha. Nyura mu kazi nsanga nta kibazo afite, ahita ahamagara umwana ati ngwino usigareho nanjye nitahire. Njyewe ndatahaza nsanga mu rugo, turaganira, turarya, turangije tujya kuryama. Ngiye kuko nari mvuye gusenga kandi umubiri ufite intege nke, nsenga udusengesho duke ndaryama. We yasenze amasengesho hahandi nasinziriye atararangiza ko yasenga. Asengera urugo, asengera abana, asengera umugore, asengera ubuzima bwe, asengera abavandimwe, arasenga cyane. Ngewe ndasinzira, nza gukanguka nsanga aryamye. Ubu rero umutima w'umuntu ni kure. Ubwo twararyamye mu gitondo kuwa gatandatu, dukomeza turyamye. Umwana wacu ajya mu kazi muri weekend, tukajya kumusangayo. Umutware wanjye tukomeza tuganira. Ayo masengesho yasenze nayo ari mu kimenyetso cyanyeretse neza ko Papa Regis yatashye ijuru. Ikindi kimenyetso cya gatatu ni uburyo yatashye nk'abakiranutsi. Umutware wanjye yatashye nk'abakiranutsi. Mu gitondo aragenda, arabyuka nka 4 ajya mu kazi nk'uko bisanzwe. Njye nsigara mu rugo. Ageze mu kazi
abara amafaranga yandika n'utuntu two kujya kurangura. Umwana niwe wansobanuriye uko byagenze ngo yumve, ariko mbereho gato yarwaraga diyabete. Hanyuma yari amaze iminsi ataka mu gatuza, akambwira ati ndwaye mu gatuza. Ajya kwa muganga bamuha imiti, yari ari kuyinywa, yari atarayimara. Hanyuma ngo yumva hari ukuntu yabaga ari nko mu kazi akumva buze umwuka, agahita asohoka, umwuka akagaruka mu kazi bitari grave. Hanyuma arangije ngo yumva kwa kubura umwuka kuje, yicara ku ntebe. Yicaye ku ntebe, umwana ngo abona aramanutse, yicaye hasi, ahita amera atya, arasinzira. Kubera ari umwana mukuru, ngo ahita amuha amazi, aramuhungiza, ngo abona biranze. Aho dukorera twegeranye n'amataxi voiture, ahita ahamagara taxi voiture amushyiramo. Nanjye bahita bambwira ko papa agize crise, mpita ntega moto ndiruka, bamujyana hariya kwa Nyirinkwaya. Ageze njyewe nsanga bamushyize kuri brancard, bamusunika ngo bamwinjizamo kwa muganga. Abaganga baramusuzuma, baramureba, baratubwira ngo yamaze gupfa. Hanyuma ibindi ndumva nshaka kuvuga nabivuga abana banjye bandi iruhande. Ntabwo twapfuye, twarashibutse. Yesu yagize neza, yaduhaye abakobwa, aduha n'abahungu. Yesu yagize neza, mubanze mumumpera icyubahiro mwese abanyetorero. Yagize neza Yesu. Ejo Satani yaranyihebesheje, arambwira ati wambaye umwambaro uteye ubwoba, umwambaro w'ubupfakazi. Ngira agahinda kenshi, ariko Yesu ijwi ry'Imana rirongera riransanga, rirambwira ati ese ubaye umupfakazi ute usigaranye abagabo 5? Ndabizi ko umutware wanjye ahari arimo arumva, nubwo atari gusubiza, ariko ndabizi neza ko asinziriye, arimo arumva. Ibyo twaganiriye ku wa gatandatu mu gitondo, ambwira imigabo n'imigambi, ambwira ibyo yifuza ko twageraho. Ndagira ngo mbimubwirire hano ndi mu rusengero, ndi imbere y'Imana, n'imbere y'abavandimwe, n'imbere y'abakozi b'Imana dukorana umurimo hano, inshuti, ko ikivi tuzacyusa turi kumwe nabo ansigiye. Ndi kumwe n'abagabo 5 n'uwa gatandatu ari we Yesu, kandi ndamwizeza ko nzatwarana cyane. Imana ikintije ubuzima hano ku isi, nzatwarana cyane kugira ngo nzagere ku migabo n'imigambi twari dufitanye. Yesu kandi nawe azanshoboza. Imana imuhe iruhuko ridashira. Yatashye nk'abagabo, ataha gitwari. Imana imwakire mu bayo. Uyu nguyu ugiye kuvuga niwe mfura, niwe wabaye intwari, niwe wajyanye papa we kwa muganga. Nawe reka agira icyo avuga.
murakoze. Ngiye nitwa Kamuzinzi. Kamuzinzi akaba yari mukuru wa papa. Papa yakundaga kunganiriza kuri Kamuzinzi, akambwira ukuntu Kamuzinzi yari umugabo w'intwari mu muryango. Arambwira ati ashaka ko najye nzamera nkawe, ariyo mpamvu anyise iryo zina. Mbere na mbere ndabashimiye kuba mwadutabaye, byari bikomeye. Mwahageze ari abaturanyi, ari inshuti, ari imiryango ya hafi. Ndashimira abavandimwe banjye, nabone nk'aho bandi hafi kuko nanjye bari hafi. Ndashimira mama kuko nawe ati hafi kandi nanjye muri hafi. Ndashimira papa. Papa arahari, ntago yagiye, genda bizi. Papa twakundaga kuganira cyane. Imyaka 23 twari tumaranye papa mu nzu tubana, ni nko kuba nko mu nzu y'ibitabo cyangwa mu nzu muri library. Abantu bose bari hano ndabizi baramuzi cyane. Kumara iminota mike uganiriye na papa ni nko gusoma igitabo. Kwari nko gusoma igitabo pe. Kuwa gatandatu mu gitondo narabyutse njya mu kazi. Ngeze mu kazi papa arahansanga. Papa yazaga hakiri kare ariko yatinzeho. Papa arangije ageze mu kazi abara amafaranga, areba n'ibintu bisabwa kurangurwa. Arangije yakundaga kumbwira ngo njye nkunda gukora, niko twese yakundaga kutubwira. Akazi mu rugo dukora dufite n'akazi k'ingufu ko gutekereza. Papa yajyaga ambwira ngo mbere narangije ishuri mfite amanota meza, baranyinginga ngiye kwiga, ndababwira ati genda shaka amafaranga. Ngiye gushaka amafaranga nkajya niruka imisozi. Papa arambwira ati nta mayira ugira. Papa iryo jambo yakundaga kurivuga. Yarambwiraga ati rero mwana wanjye, ibintu urimo reka nkufashe. Aramfasha. Nakundaga nyine kumwereka ko hari ikintu nakora atamfashije. Aramfasha mbona akazi. Ako kazi kari ak'abazungu. Akajya ambwira ngo se ubundi ibyo bintu wabiretse ukaza tugakorana, imbaraga ushora ukorera abandi tugakorana hano mu rugo. Bwari uburyo bwo kutwigisha gukora. Byari byiza cyane gukorana na papa. Turakorana. Kuwa gatandatu papa nagiye kumva numva arampamagaye, mpindukiye nsanga turi mu kazi. Narahindukiye nsanga papa yabaye stakari clean, ameze nk'umuntu uri gusamba pe. Noneho ngiye nyimugeraho nahise nkora first aid, ubutabazi bw'ibanze. Ndapushinga umutima mu amazi. Twarifani yari tumwegereza umuyaga. Ngiye kubona mbona papa arapfuye. Bireba mu maso yanjye. Nanone kubera ko papa yari yaranyigishije kwihangana, ngiye narabirebye nanga kwanzura. Nkakomeza mpushinga umutima
bariko bari guhamagara imodoka ihageze n'ubundi twagize mu modoka n'ubundi byari byarangiye ariko ngiye numvaga nibugere kwa muganga basi hari ikintu kirakorwa mbambwiye mu rugo mama ni video mbi nabonye mama ndamubwira ariko ndamubwira ati papa nta kibazo afite tugiye kwa muganga ubwo ngubwo nanjye niko nahise ngenda nirukanka nsanga bamujyanye kuri Horebu ngeze kuri Horebu itambona umuganga mukuye akantu gapima umutima aravuga ngo mumujyane kwa Nyirinkwaya n'ibyo bitaro bikuru byabafasha ariko kimara kubikora ibyo bintu kuko ugiye nahageze akamukuyeho ubundi byari byarangiye ariko nakomezaga numva hari icyizere tuba turagiye tugira kwa Nyirinkwaya noneho ngiye nanga kwinjira muri iri janse ndavuga ati ibi bintu sinshaka kubibona ngira bro wanjye ndamubwira ati bro wewe ureba ngiyewe simbizi reka mbe magaze hanze ariko n'ubundi ngiye nari nabibonye ariko ntari kumva ko bigize ndi gutekereza ko bashitura nawe baye staka kibona nyine ibyo bintu bakimuha resulta ndagenda mbwira muganga se nakuru twapushinga umutima dugashitura ati wapi byarangiye muri make papa ukuntu yapfuye ni mu munota umwe kuri njyewe n'aka kanya uwo munota uracyari kugenda uracyari kubara amasegonda ni ibintu byihuse kuruta uko nabitekerezaga papa yanyigishije kunyurwa papa kuva kera yarakoraga tukiri abana ariko kubera nari mukuru nararebaga tukagira crise tukamanuka tukazamuka tukamanuka tukazamuka papa yari umuntu muri quartier nk'umuntu yazaga akamubwira ati ko iwacu tubwiriwe nta kintu wamfasha kandi icyo gihe natwe twenda twavuga turi mu bibazo bikomeye cyane turi hasi akamubwira ati rero nanjye nayo mfite 5 ibyo ni ibintu nabonye ati reka tuyagabane ufate 2 nanjye mfate 3 papa kambwira ati kuva kera nyiri umwana kugeza n'ubu ngubu papa yarambwiraga ati Regis ijya unyurwa kandi ugire kwihangana nta bukire burenze ntaki ariko papa yarambwiraga ati ngiye nakoze kera kuko n'ubundi muntu tugendeye muri Bibiliya ba Salomo bande Salomo niwe wivugiye ati kwiruka inyuma y'ibyisi ni kwiruka inyuma y'umuyaga arambwira ati ngewe uko naba ameze kose uko waba umeze kose ujye unyurwa waba bagiye kugusohora mu nzu waba uraye hanze ugire kwihangana muri bya bitabo nasomye byari biri mu mutwe wa papa yarambwiye ati se kubera iki umuntu yapfuye yakoraga ibintu ibibi yakoraga byari 99%, icyiza ari 1%. Kuki cya kindi ari cyo abantu bareba ibibi byiwe ntibabyibuke cya cyiza kikatagitwikira ibibi. Ariko umuntu yaba akiriho yaba akora ibyiza 99%, iki cya kindi kibi kikatagitwikira ibyiza. Arambwira ati rero ngiye ntago ari komeze, mwana wanjye ndakuzi na barumuna bawe, ibibi byawe ndabizi n'ibyiza byawe, ariko ibibi byawe mbinyuraho njya kureba ibyiza. Ibyo ni isomo papa yanyigishije muri ubu buzima, namwe muryigireho. Uko umuntu yaba ameze kose munyure ku kibi kibi murebe icyiza cye. Papa yabanaga n'abantu bose, nta muntu batahuzaga, abana batoya, abantu bakuru, abakene, abakire, abantu bose, kandi yarabogeraga bakaganira nawe kandi bagahuza. Iriya ndirimbo baririmbye ngo harimo iyitwa Rutimbo sinzaba mu bwigunge. Papa yankundishije umuziki
akambwira ngo indirimbo numva ntago ari umuziki, ni injyana, nkunda injyana, ni nkunde umuziki, indirimbo zose nge nzumva kuko ziba zirimo ubutumwa bwiza. Nkasubira inyuma nkumva indirimbo ikunda kumva. Iyo ndirimbo rero iyo twamaraga kuririmba ariyo ya nyuma mu ndirimbo twaririmbye yarenzagaho ijambo ngo muri kumwe na Kayigema, kubeshya n'icyaha. Video ndayifite y'izo ndirimbo zose, nimugire ubwoba, muri kumwe na Kayigema. Wenda turaza wenda no kwisharinga muri groupe nawe wumve nk'icyo kintu. Kandi papa yabagaho ku cyizere, kandi icyizere kirarema. Ikindi kintu yakundaga siporo. Hari ibintu abantu bareba bakabibona gutya. Ndashaka kukurangiriza kuri ibyo ngibyo. Uyu mwaka ugitangira papa naramubazaga se papa kutari gukora siporo. Akambwira ati diabete yarazamutse, hari imiti ndi kunywa ndashaka kuyirangiza, narangiza nkajya gukora siporo. Ariko yari umusportif pe, yari umusportif, yari afite esprit sportif. Papa yari byose, ibintu byose wabimusangagamo. Ntabwo namenye ko ayo masengesho mama yavuze Imana ishimwe cyane kubera yasenze. Papa ari mu ijuru, ari kumwe n'abasogokuru, ari kumwe n'abavandimwe be yabuze. Kandi igihe ibyo nabyo yakundaga kubimbwira, igihe ntabwo ari isaha, igihe ntabwo ari isaha. Kandi nishimiye kubyarwa n'umubyeyi mwiza nka Kayigema. Murakoze. Nitwa Nisunzimana Marie Chantal. Kayigema Damien ni muramu wanjye, ni umugabo wa mukuru wanjye, ariko akaba na mubyara wacu. Mpagaze hano rero mbere na mbere no kubashimira uburyo mwadutabaye, umuryango, inshuti, abavandimwe, mwaradutabaye cyane. Turashimira itorero ryatubaye hafi kuva kwa gatandatu kugeza iyi saha, ntago bigeze batureka. Turabashimiye mwese, Imana ibahe umugisha. Njyewe rero mpagaze ndavuga igihe gito nk'uhagarariye aba imfubyi cyangwa se abantu Kayigema Damien yareze. Nk'uko Regis abivuze, Kayigema yari umuntu udasanzwe. Abaturanyi bo barabizi, ubukwe bwahoraga muri ruriya rugo, hahoraga amakwe, ndetse hari igihe twagiraga isoni zo gutumira kuko hahoraga amakwe. Ni ukuvuga ngo umuntu wese utagira aho aba, umuntu wese utagira kirengera, ruriya rugo nirwo yaruhukiragamo. Kandi papa Regis, mama Regis bikabanezeza cyane, bagashimishwa no kubona urugo rwuzuye. Papa Regis rero yabaye intwari, yambereye urugero. Twebwe yatureze turi batoya, natwe twabaye imfubyi turi bato. Kuba imfubyi ni ikintu gikomeye, abanyarwanda benshi barabizi. Noneho no muri ibi bihe turimo, ubupfubyi buraryana. Twabuze papa turi bato cyane. Kayigema araturera, turiga, ngera muri umuna wanjye turarangiza, atwishyurira amashuri, turiga kaminuza turarangiza, aradushyingira, kandi adushyingira heza mu rukundo rwinshi cyane, rwinshi, kuko aho papa yari agereje yahakomerejeho ntacyo twamushinja papa Regis. Nko kuwa kane numvise ijambo ryinjemo ngo nimugubwa gitumo nibibagerageza. Mpamagara muri umuna wanjye ndamubwira nti wambabarira ukanshakira ijambo ahantu riri ko numva ari ndimo cyane. Arahanshakira, ambwira Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 ahari. Noneho nkajya mubaza ntariko wowe uguwe gitumo niba kugerageza wakora iki? Nkongeraho ako kantu
ni wowe uguwe gitumo n'ikibikugerageza wakora iki, akabura icyo ambwira. Noneho nanjye nkibaza ese nguwe gitumo n'ibingerageza nakora iki? Ariko ni Imana yagiraga ngo idutegure ibigiye kuba. Papa Regis rero ndamushimira nk'uhagarariye abatagira abatari bafite aho baba, batari bafite uko bagira. Ndamushimira cyane ko yabikoze kandi abikora neza. Ubu hari abantu benshi bari hanze y'igihugu yareze, yashingiye, wabimenya neza ugeze muri ruya rugo nko muri vacances cyane cyane, ntushobora kubona aho uryama, no muri saro, no mu ntebe zo muri saro ziba zabaye uburiri. Kandi kurya neza nta kurobanura, byiza cyane ku buryo icyo wifuzaga cyose kuri Papa Regis warakibonaga. Ndamushimira rero, kandi nizera neza ko ibyo twizera nibyo, ibyo batwigisha nibyo. Nizera neza ko Papa Regis aho ari, kuko papa wacu yakundaga abana be cyane cyane. Nizera neza yuko nimba babonanye papa wacu yamushimiye kuko yamurereye abana neza. By'umwihariko rero jewe yari inshuti yanjye cyane, niwe muntu twaganiraga cyane. Kuwa gatandatu mu gitondo numvise mukumbuye, mpamagara mukuru wanjye ndambwira se Papa Regis ntago yagiye ku kazi ko nshaka ko mushaka cyane. Arambwira ati se ati nimba mushaka cyane wazaje ukamureba mukaganira muri kumwe. Ndambwira oya ndumva mushaka cyane. Papa Regis ati ntago yagiye ku kazi. Ndamuhamagara, namuhamagaye 2:25, twavuganye igihe cy'iminota 45 turi kuganira. Hari akabazo gato namubwira kuko niwe mubyeyi mfite no mu buzima maze no gushaka, nakeneraga amafaranga bimwe Regis yavuze. Ni umuntu utitaga ku by'isi. Ndi mu rugo rwanjye amafaranga yose nakeneraga naramuhamagaraga nkamubwira nti nkeneye miliyoni, ako kanya agahita yimpa. Rero numvaga hari ikintu ushaka kumuganiriza cyane, ndamuganiriza arambwira. Hanyuma ijambo yambwiye, arambwira ati Shanta, ati iki kibazo gishyizeho iherezo, ntago kizongera kukubaho. Hanyuma rero bigeze nka saa tanu nibwira ko umuntu wa nyuma bavuganye kuri telefone nicyo kibazo cyanjye yari ari gukemura. Niwe muntu wa nyuma bavuganye. Papa Regis atanka intwari, ni umuntu warangwaga n'ubusabane, urukundo, gukunda abantu bose, kutagira inzika, kugira amahoro, kandi akaba n'umusirimu. Papa Regis yadutoje urukundo, yadutoje kubabarira, yadutoje kwihangana. Hanyuma rero tumusezeranyije ko ikivi adusigiye tuzacyusa, abana ntacyo bazatuburana, turahari. Kandi ikindi tumusezeranyije kuko aratwumva, tumusezeranyije yuko idene tumusigayemo idene natwe ryo kuzaba intwari, tugakiranuka tugatanga abakiranutsi, ibyo yadutoje byose tukabikora neza. Murakoze. Murakoze. Nagira ngo tuvuge muri make ubuzima bwa Kayigema Damien. Kayigema Damien yavutse muri 71, avukira mu cyahoze ari komine Gatare ya prefecture ya Cyangugu. Ku bantu ba kera hari muri sekiteri ya Birembo. Ni naho yakuriye, yiga amashuri abanza ahitwa Imuramba. Ababyeyi be, umubyeyi we yitwaga Munigantama Frodouard na Mukamurenzi. Na Mukamurenzi ngira ngo irindi ryo narije bagiho gakeya, Konsore na Mukamurenzi Konsore. Bababyaye ari abana 6. Nyuma haza kuba jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma ya jenoside hasigaye abana 3 nawe arimo. Ubu no kuvuga ko hasigaye 2. Yashakanye nyuma yaho ubuzima
yakomeje kugira, yakomeje gukora umurimo w'ubucuruzi. Yakoranaga kera mbere ya jenoside, yakoranaga na mukuru we witwa Kamuzinzi. Nyuma jenoside iza kuba, nyuma ya jenoside aza kujya mu ngabo z'igihugu, abamo azikoramo igihe gito, baramusezerera ajya gukora akazi k'ubucuruzi n'ubundi yari asanzwe akora. Arakomeza arakora, nyuma aza gutekereza no gushaka, ashakana na Ntirenganya Emeriyene, bakunda kumwita Mama Regis, buriya niyo mpamvu ndi kuyibagirwa nk'izina, ariko yitwa Emeriyene. Nawe barabana kandi babana neza, nabo babyaranye abana 6 nk'abo babyeyi babo bari barabyaranye, abahungu 4 n'abakobwa 2. Ngira ngo bo ndi kubavuga baraha, baraza bakaza hano. Nyuma bakomeje gufatanya na Emeriyene madamu we imirimo y'ubucuruzi n'ubundi yakoraga. Nyuma mu buzima bakomeje kubamo, bagenda icyo gihe bari batarasezerana, nyuma baza gusezerana n'imbere y'Imana. Ikintu cyanshimishije nuko aho basezeraniye imbere y'Imana ni hano muri uru rusengero, akaba ari naho twongeye kunyura duherekeza Kayigema Damiyane, ari naho Imana yabahereye umugisha. Nge nahageze ndongera ndahibuka, ndeba na hariya hejuru havuga ngo umusaraba niwo byiringiro byacu, ngo Yesu ni umwami. Yesu ni umwami koko, n'umusaraba Yesu yabambweho nibyo byiringiro byacu. Niyo mpamvu dufite icyizere cyaho Kayigema Damiyane agiye. Kayigema Damiyane yakomeje kubana n'abantu, yabanye n'abantu neza cyane. Ntabwo nirirwa mbivuga cyane, buriya abaza gutanga ubuhamya baraza kubivuga, ariko ndibuka ahari ngira ngo twari turi gusezeranaho ejo bundi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4, ubwo twari twagiye kwibuka abacu baze jenoside iwacu aho ngaho mu cyahoze ari komine Gatare. Ariko nibagiye kubabwira, ubu muri iki gihe ni mu karere ka Nyamasheke, mu murenge wa Macuba, mu kagari ka Rugari, aho niho yavukiye. Icyo gihe tugiye kwibuka abacu, tumaze gusoza ijoro ryo kwibuka, mu gihe abandi bajya kuryama, we ntabwo yashaka kujya kuryama, yaravuga ngo n'ubundi n'abandi ntabwo baryamye, tukomeza gutarama tugeze saa 9 twebwe n'abandi batwari turi kumwe bakeya, adashaka no kujya kuryama. Nyuma birumvikana nyine nta kuryama kwabayeho, ariko byagaragara ko n'ikiganiro cye cyiza yarari gusezera, agasezera no kube bazize jenoside. Kayigema Damiyane rero n'abavandimwe be nabo nibaze hano, babandi 2 bahari, Colonel na Karinda. Yego Karinda yenda wasanga asohotse simbizi, ariko madamu warahari.
muri make rero ubwo nibwo buzima bwa Kayigema Damian, ariko ibindi murakomeza kuza kugenda mu byumva mu buhamya. Uyu ni umuryango asize, tuzakomeza tuwube hafi, tuzakomeza tumwibuke, kuko Kayigema yatubaniye neza, yabaniye buri wese neza, mbese ntacyo atakoze muri ubu buzima, yabagaho mu byishimo. Nibuka twajya twicarana kenshi, iyo twabonaga nubwo tutari duturanye, ariko iyo twabonaga kanya twaricaranaga. Nibuka indirimbo uko twatandukanaga buri gihe yakundaga kuririmba, ngira ngo tuzakomeza uko nzajya nyiririmba n'ubundi nzajya mwibuka abantu bari aho, ndetse nimumfashe tuyiririmbe. Yaririmbaga bigeze kujya bayishyiramo hariya, n'ubundi baze gukomeza kuyishyiramo aho turaba turi, ivuga ngo yarayikundaga cyane ngo murumve twana twanjye nawe barazurukundo, murarugira intego mwese aho mujyaho, serwabera umutako mwiza uhora ubara, ngaramanywa rina nijoro, ntihagire ikibakanga, nzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzi baca mu cyanzu, murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, horana muri bibarwaye, wa mwanzi w'icyatwa ujya uhakurura mu cyaha, nzamukubitisha muremure, muhumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibakanga, murumve twana twanjye naho barazurukundo, murarugira intego mwese aho mujyaho, serwabera umutako mwiza urubarangara rina nijoro, ntihagire ikibakanga. Urwo rukundo rero yahoraga aririmba, ni urukundo nyine yaragaga buri wese, ni urukundo yakwizakwizaga mu bandi. Urwo rukundo rwari rumurimo, urwo rukundo nirwo n'ubundi ruzamugeza mu ijuru. Kayigema Damian, Imana imwakire mu bayo. mwongeye kwirirwa. Yesu ashimwe. Misemo kuvuga mbere n'ubwo wampamagaye nyuma kugira ngo mukuru wanjye aze kunsoreza. Nkuko rero abambanjije babivuze, n'umuhanga uteranyije hano turawuruzi twese, bavuze ibintu byinshi, bavuze ubuhamya bwinshi, ibyiza Papa Regis yagiye akora kuva mu bwana bwe kugera ubu ngubu ari ahangaha. Ngira ngo rero yari mukuru wanjye, n'uyu ni mukuru wanjye. Ba mama barakurikirana, baravukanaga, barakurikirana, bombi nyine bagiye muri jenoside. Ngira ngo rero ntabwo nivuze kuvuga ibintu byinshi cyane kuko
amasaha yanatujyanye ariko ntabwo umuntu yabura ikintu ava kuri Kayigema, ntabwo yari asanzwe mu muryango. Yari umugabo w'intwari, yari umugabo umujyanama mwiza nk'uko Regis yagiye abigarukaho, yari umugabo washobora kureba gusa ibyo akora akagira ikintu umwigiraho. Twe rero mu by'ukuri nk'uko umukuru w'umuryango bivuze, jenoside isa irimo irangira, abantu basigaye badafite epfo na ruguru, ariko uko abantu bagenda biyubaka, Papa Regis ari mu bantu bagiye bafasha umuryango cyane, haba mu bitekerezo, mu buryo bw'amafaranga, mu buryo bwo gusurana. Nk'uko umukuru w'umuryango bivuze, we yarokokeye hano muri Kigali, ariko byajyaga biba ngombwa ko aza kenshi, baza mu ntara cyangwa se twita mu cyaro, kugira ngo adufashe mu buryo bwose bushoboka umuntu abashe kwiyubaka. Nk'uko rero abandi babivuze, ntabwo ndibuze kwigarukaho cyane n'ubundi, ariko hari akantu Chantal avuze uvuye hano. Papa Regis yari se w'imfubyi. Icyo yari atarakora amenya ko hari kuba umugabo w'apfakazi, ariko yari se w'imfubyi. Ibyende byo menya ari Yesu wigira wenyine. Abana benshi bajyaga babiwe, nk'uko anabivuze, ari umwana twakingiye ubushize, ubu ngubu muri Mozambique. Ntabwo yabashije kuza kugira ngo ahite abone uko aza, ntibyari kugorana, yari gusanga n'uwo twakinguye, ariko twagiye tuvugana kenshi kuri telefone. Hari n'ubutumwa mpaye bwo kumutangira hano, ni texte ndende cyane, ariko ntabwo nayivugira hano ngo bishoboke, ariko ijambo nyamukuru ririmo no kuvuga ngo dadi, yakoshaga ijambo dadi cyangwa se papa mu Kinyarwanda. Ugiye ntakweretse umwuzukuru, ugiye tutongeye kubonana, ugiye ntongeye kugusura, ariko aho ugiye ni heza, Imana iguha umugisha kandi guherekeze. Ngira ngo rero ni amagambo aba agaragaza ko umuntu yagize neza. Rero mu by'ukuri twavuga ngo anari aruhukire mu mahoro, twizera ko tuzabonana umunsi umwe. Ikindi navuga, yari umugabo uzi kubana, niyo mpamvu ubona abantu urusengero rwuzuye, ni igiterane. Yari umugabo uzi kubana, yari umugabo ubana n'abantu bose, abana abantu bose bakoze ubukwe akajyayo mu mafamiye, usaga nta hantu abura. Bigaragara ko rero dusigiye umurage mwiza cyane nk'umuryango umuntu yamwigiraho, kugira ngo tunakomeze dutere ikivi muke aho atabashije kugera, cyangwa se asize adakoze, tuzabikore nk'umuryango. Ubwo rero namushimira, nanjye ku rwanjye ruhande yaramfashije. Ndimo niga amashuri makuru, nabaga kwa Grand Frère uyu nguyu imyaka igera hafi kuri 5, ariko n'ubundi nasaga nkomba mu ngo zombi, nkarara hamwe, ariko nsa n'uba mu ngo zombi. Nakunda kujyaho kenshi. Afite n'umudamu mwiza cyane, Imana imumugisha, azi kwakira abashyitsi, wenda cyane nk'umuryango, ariko azi no kwakira abantu muri rusange. Nta nzara yaturiye turiyo, twabuze ibyo turya, twabuze ibyo tunywa. Byo ni ibintu umuntu yamushimira cyane. Ngira ngo rero reka ndeke na mukuru wanjye agire icyo avuga, ariko nk'umuryango n'ubundi turabashimiye. Umwana yabigarutseho, ndetse na Majisi yabigarutseho, turabashimiye. Ntabwo byakunze ko aba twagiye tubura mu minsi yatambutse, nyine nk'uko babivuze, byari bigoye, cyangwa se no kubona uko wanatabara n'uwawe, ariko turanashimana ko atabarutse turi mu gihe cyiza. Hari n'iminsi twanyuzemo ejo bundi ya Covid, no gushyingura umuntu bikaba ari ikibazo, ariko turashimana ko atabarutse mu gihe cyiza. Nabyo ni ibimenyetso nyine uko agiye amugana mu ijuru, uriya nyine umucyanutsi agenda neza. Rero ndashima ko mwaduteye inkunga mu kuduherekeza, mukadufata mu mugongo mu buryo bwose bushoboka, waba uburyo bw'amafaranga kugira ngo byose bikorwe, ndetse n'uburyo bwo kugira ngo mubashe kuhagera. Nabwo utanze amafaranga ntuherekeze umuntu, nabyo ni ikindi kibazo, ariko byose mwabikoze, Imana ibahe umugisha. Tunashimira ubuyobozi bw'itorero bwatwemereye n'ubundi kugira ngo nabwo budufashe tubashe kwerekeza umubyeyi wacu, umuvandimwe wacu mu buryo bwa gikristo. Ngira ngo rero mbasabe tukumye kwihangana, dukomere cyane, n'abana bacu bakomere, tubari inyuma. Twizeye ko Imana itiza ubuzima, papa bageze tuzakomerezaho. Inama nziza yabahaga turahari,
urugero rwiza yaberekaga turare kugira ngo turubereke, tubari inyuma mukomere cyane, ndetse na mama Regis akomere tumuri inyuma, turahari. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha, dukomere. Mwiriwe neza, ngira ngo byavuzwe ni byinshi kandi ni imirimo myiza, imirimo yo gukiranuka Papa Regis yakoze. Natwe k'ishuri abana be batatu bigagaho, ishuri ryitwa Mère du Verbe, ni ishuri hafi hano haruguru abatarizi, rikaba ryigagaho Ganza wigaga mu mwaka wa 5, yigagaho Ereze wigaga mu mwaka wa 3, na Mubera Rugo wigaga mu mwaka wa 2. Tugeze hano rero tuje gufata mu mugongo abasigaye, kubera ko Papa Ereze, Papa Ganza, Papa Regis we yamaze kudusezera, nta kundi byagenda. Imana cyangwa se umusaruzi yagiye gusarura ibyezi, bura rero bireze. Icyo dushimira Imana nuko imirimo yakoze igiye imuherekeje. Umubyeyi rero Mama Ganza, tuje tugira ngo komera, hagarara ushikamye, ufite umugabo ukomeye uzabana nawe, se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi. Komera, turagukomeje, Imana ni ikuri imbere, ariko natwe dufatanyije n'umuryango mugari wabo w'abakristu musengana cyangwa se n'abandi b'abaturanyi, tukuri inyuma, ariko umuyobozi n'umwe, ni Imana turi imbere. Uyu munsi ni mu gihe cy'ijoro ku kiriyo, twabanye nawe, hari abarezi babanye nawe no kutari kubona umwanya wo kubabona, ariko bari bahari. Hanyuma no gusezera mu muryango twari twaje, twazanye itimu ntoya y'abana bakeya bageze kuri 12 bigana na Ereze na Ganza na Mubera Rugo. Twari dufite message ntoya twakuhawe n'abarezi, twabonaga rero utari dispose yo kuyifata, ariko muri aka kanya mfite message y'umubyeyi witwa Kamariza nyir'ikigo uhagarara ikigo cyacu. Sinzi niba wakihangana ukahaguruka yifata, niyo kugukomeza. Kugira ngo umuryango usigaranye, Imana igufashe kubana nawe neza, kandi nk'uko wakunze kubana n'abantu bose amahoro, nizera ko bizakomeza. Iyi message rero ni ikigo muri rusange, ariko n'abarezi nabo twavuze ko tuzaza nko kwa 3 nibura waruhutse, ariko turi kubona Imana yagukomeje. Imana ikomeze gukomeze, ushikame, nukuri ushikame. Imana irahari, kandi uziko Imana ari byose. Iyi ni message y'ikigo ya nyir'ikigo, yantumye ngo mutumikire kandi ngo ukomere cyane, Imana iri kumwe nawe. Nagira ngo ndangiriza ahangaha, ngira ngo niba abayoboye protokole babyemera twebwe, kubera ko twageze hano mutwemere dutambuke tugira gutya dusesera ko uyu mubyeyi gutya n'ikiganza kimwe dukomeza gutya. Protokole nibyo, tunyure hano tutambuke gutya, mugenda muvuga ngo goodbye, au revoir Papa Ganza, mukomeza gutya. Imana ibahe umugisha. Hanyuma reka nakire umuyobozi w'itorero bwacu, araza n'ubundi guha ikaze
umushumba wari uyoboye uyu muhango aze kudufasha bakurikizeho undi muhango uri bukuri. icyo mukwiriye kwishimira, ndabwira abana, ndabwira mama Regis, mwishimire ko so asize inkuru nziza imusozi kandi yatashye. Ibimenyetso byo birahari, twabyumvise, ndetse dushingiye no ku buhamya bumwe bwaraye buvugiwe hariya n'ubundi bwongerewe ahangaha, ndetse n'uwareba abantu bose bari aha. Kandi nongera nanone kubabwira ngo Imana ibahe umugisha, tunabashimira nk'itorero kuba mwaje kwifatanya natwe, ubwo ndavuga inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi n'abandi. Rero icyo nababwira mwabana, nk'uko so yari intwari, yari umugabo, namwe mu b'intwari mu b'abagabo. Kandi nk'uko so yumviraga Imana, namwe mwumvira Imana. Nta wundi muntu wasimbura so uhari. Uwo ari we wese ntaho uzambona, ariko Uwiteka ni byose kuri twese. Kandi natwe twese igihe cyacu nikigera tuzamusangayo. Ikindi, mama Regis wihangane, mama Regis, ndetse nanabwira n'abana kugera ikirenge mu cy'ababyeyi banyu, haba ku cy'umubyeyi wanyu papa Regis watashye cyangwa se mama wanyu. Ni umudiyakoni wacu mwiza, kandi n'umutware we yari umukristo mwiza hano. Rero bana, mugere ikirenge mu cy'ababyeyi banyu kandi mukomere, mumenye yuko Imana ari data, Imana ni so, kandi Imana izababera byose. Kandi murusheho kuyegera nk'uko ababyeyi banyu cyangwa se yayegeraga. Ikindi umuntu yavuga ni ukwihangana, kandi nta kindi usibye kwizera Imana. Niyo mucamanza w'abapfakazi, ni nawe se w'imfubyi. Iyi si ntago tuzayimaramo igihe kirekire, ari ugiye none ahangaha, ari uzagenda umwaka utaha cyangwa se indi myaka. Itandukaniro ni rimwe, umuntu yagiye ati. Ariko nubwo bibabaje kubona umuntu wacu atuvamo, icyiza cyane ni uko umuntu wacu ataha ijuru natwe tukazamusangayo ntarimbuke. Ibikorwa bye, gufasha imfubyi, niryo dini ryiza, ni nako gukiranuka. Noneho hakaba n'iriya ndirimbo yamuhoragamo ndetse atari yanakizwa. Abandi, iyo abandi akenshi hari abana bumva ngo umubyeyi wabo yaje yanyoye, bamwe bakajya munsi y'ibitanda abandi bakiruka. Ubwo ndavuga igihe yari atarakizwa. Ariko igihe yari atarakizwa ngo inzoga ireke, iyo yayinywaga ahubwo yazaga aririmba niyo ndirimbo. Ni ukuvuga ngo urwo rukundo rwari rumurimwo. Amaze gukizwa, urumva ubuntu bw'Imana bwatumye byikuba, kandi yatashye neza. Burya Imana ni urukundo, nta kindi kintu wabona kizatuma twese dutaha ijuru usibye urukundo. Ibikorwa rero birigaragariza, kandi niyo abantu bavuga ibyiza by'umuntu, ujye umenya ko ari ijuru rivuga. Rero bana, mugere ikirenge cy'ababyeyi banyu. Rero ni ukwihangana, inshuti n'imiryango, natwe nk'itorero. Nta kindi umuntu yakongeraho, gusa icyo navuga, amafaranga yavuye muri ya peteroli yavuye hano, ni amafaranga ayo batanze hano ku ituro ni 68,160. Washyiraho na 3 bya momo, yose akaba ari 71,000 n'amafaranga 160. Imana ibahe umugisha. Ikindi, nk'itorero, mesaje yo
irahari yagenwe n'itorero, ntabwo tuyivugira hano, ariko n'ubundi turi kumwe, tuzaza mu rugo. Numva nta kindi nakongera, nkabasaba mushumba azana mukarangiza gahunda mukanadusengera, cyane cyane ko n'igihe bitewe na za mbutiyaje dukwiriye kwihuta hakiri kare. ndagira ngo duhaguruke dusenge Imana. Sabe muryango wa bugufi bigire hino ahangaha, umuryango wa bugufi bigire hano, kubera ko gahunda yo gusezera itari bubeho hano. Ubwo ni ukuvuga ngo turongera n'ubundi mureke dusohore umubiri wa mwene data, turongera duce n'ubundi aho twanyuze, hanyuma n'abandi bantu muraza kuza. Tangazo rikunda kuba hano tutareka kuvuga nuko akenshi abantu baza mu buryo bugoranye. Biba byiza rero iyo umuntu ufite imyanya mu modoka atwaye abantu, hagira umuntu ugenda afite imodoka ngo agende wenyine, atwara abandi bantu buzuye mu modoka kugira ngo twese tugere hariya Rusororo neza. Reka rero dusenga Imana, hanyuma n'umuryango ukomere kandi bakomeze kwihangana. Mana y'icyubahiro, dukomeje gushima izina ryawe. Izina ryawe ni rikuru kandi uri Imana ishobora byose. Uri Imana turiho, uri Imana tutakiriho, twavuye mu mubiri, urakomeza ukaba Imana. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, arukiye mu gituza, soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. N'amazu Bibiliya igasaba ngo ari rwo rupfu rwa kabiri. Rero hazabaho ibintu bibiri muri make, hariho ubugingo, hariho n'urupfu. Kandi umwana w'umuntu yashyizwe imbere ibyo bintu byombi ngo ahitemo. Nukunda ubugingo, kora ibyiza, kora ibyo gukiranuka, kuko turi abantu dufite intege nke. Niba hari n'ibyakwadutse
ugire guca bugufi usaba imbabazi ubwire Imana ngo mbabarira ibyaha byanjye. Imana izakwakira kandi izakwemera. Ariko kandi hari n'abandi bahisemo kuba nka Kayini, baba ibicamuke mu isi, bakora ibyo bumva, bavanga ibyo ngibyo ntibizaba nta kazi kabyo. Ariko ndagira amabwire ngo ubugingo buhoraho burahari, Kristo aradutegereje kandi abamwizera tuzabubona. Imana rero ishimwe kubw'uyu mwanya, ntabwo turi butinde, ahubwo Pawulo yaravuze ngo tumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Rero nimuhumurike, umuryango ukomere, inshuti n'abavandimwe mukomere, umunsi umwe ku muzuko tuzongera tubone umuvandimwe wacu. Reka dusenge Imana, hanyuma nitumara gusenga Imana turaza gusaba bamwe badufasha kugira ngo umubiri wawururutse, hanyuma icyo gihe ndaza gusaba abo mu muryango wa hafi bigire hino dukorere nyine umuhango wo gushyingura mu cyubahiro mwene data. Reka dusenge Imana. Mana y'icyubahiro, turagushimye kuri Imana yacu. Igihe cyose uri Imana, ntabwo twakugereranya n'ibindi bitariyo, kuko waravuze ngo abajya kwitabariza, abajya mu Egiputa, abajya gushaka izindi mana zitari nge, waravuze ngo bazakurayo ibimwaro, nta cyiza bazakurayo. Ariko ngo biringire Uwiteka ngo bameze nk'umusozi Siyoni, ntabwo bashika kunyeganyezwa. Kandi nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, ngo niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Reka rero ukomeze kugota uyu muryango, ubwiza bwawe ukomeze kubamurikira, imbaraga zawe zibe muri bo, kandi Mana y'icyubahiro, ijambo ryawe riratubwiye ngo mwene data tuzongera tumubone ku munsi w'umuzuko. Tuzanezerwa cyane, ntabwo ari we wenyine, hari abandi bari hano n'abandi bari hirya no hino bagiye bakwizera. Turabizi yuko Imana nivuga bazazuka, natwe tukazongera kubabona. Komeza kubana natwe rero muri uyu mwanya ndetse no muri uyu muhango, kuva dutangiye kugeza dushoje. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Reka tubikore dutyo, sabe umufasha, abana n'abandi ba hafi bigire hino, ariko dusabe nanone ba bantu bajya badufasha bigire hino kugira ngo bururutse umubiri, hanyuma tugire icyo tuvuga barangije icyo bakora. Mbere ya byose mbanje gushima Imana yo nyir'ubugingo, nyir'ubuzima, nihabwe icyubahiro.
nshimye Imana cyane, nshimye abantu, ndumva nkomeye, ndumva nubwo umubiri unaniwe ariko umutima wanjye uranezerewe, unejejwe n'ibintu bibiri. Unejejwe n'uburyo mwantabaye, mwadutabaye, ndumva nishimye, ndumva nezerewe. Imana ibaha umugisha mwinshi, ndumva rwose umutima wanjye unezerewe cyane. Ikindi cya kabiri kinejeje umutima ni uko umutware wanjye yatabarutse amahoro, kandi nkaba mfite ibimenyetso birenga kimwe yuko ijuru ryamwakiriye. Niwe wavuze ngo abonye urupfu rumusatiriye aravuga ngo umutima uremeye ariko umubiri urananiwe. Nanjye umutima uranezera ariko umubiri nyine urananiwe. Namwe murabyumva ko kubura umutware mwabanaga umunsi ku wundi, agufasha kurera abana mwabonye mfite batoya n'abakuru, ntabwo umuntu yapfa kubyakira, ariko Yesu nzi ko turi kumwe. bapfira umwami wabo umwuka nawatiye yewe rupfuwe tuzakwishima hejuru tukubaze duti urubori rwawe ruri he ubwo tuzaba tugeze iwacu ubwo tuzaba tugeze mu bwami bw'ijuru yewe yewe rupfuwe yewe yewe rupfuwe hari umunsi we hari umunsi tuzakwishima hejuru wadukuwemo ariko nk'uko ijambo ryaduhumurije riratubwiye ngo nidukomeza kwizera Kristo natwe tuzahura nawe ku muzuko. Nuko rero ugendane natwe mu mayira, buri muntu wese umuyobore, kandi Imana y'icyubahiro ukomeze gufasha umuryango no kuwukomeza. Urakoze kuko ubyumvise, byose tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.